Ikaze kuri Meroga Bofish. Iyi ni channel yibanda ku bumenyi mu by'amafaranga ndetse ni channel twigiraho amasomo adufasha kubaka ubuzima bwiza. Ese ujya utekereza ko ubuzima bwawe buzaba bumeze mu myaka 5 cyangwa 10 cyangwa 20 iri imbere? Ese utekereza ko ibintu bizahinduka kubera igihe kiri kugenda gusa, cyangwa wemera ko ejo hazaza heza hubakwa n'ibyemezo ufata uyu munsi? Abantu benshi bifuza kugira ubuzima bwiza, amafaranga ahagije n'umutekano w'ejo hazaza, ariko bake nabo bafata ingamba zo kubyubaka. Nta muntu ubyuka umunsi umwe ngo asange yabaye umukire cyangwa asange afite ubuzima yifuza kubamo. Buri ntsinzi itangira ku byemezo umuntu afata buri munsi. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe uburyo 5 bwagufasha gutegura ejo hazaza hawe neza. Nubishyira mu bikorwa ushobora guhindura cyane ubuzima bwawe mu gihe kiri imbere. Ikintu cya mbere cyagufasha ni ugutangira kuzigama hakiri kare. Kimwe mu bintu bikomeye wakora kugira ngo ugire ejo hazaza heza ni ukumenyera kwizigama. Abantu benshi batekereza ko bazatangira kuzigama ari uko babonye amafaranga menshi. Nyamara ukuri ni uko umuntu utabasha kuzigama amafaranga make, niyo abonye menshi ntabwo yizigama. Iyo uzigama buri gihe uba wubaka umutekano. Iyo wabonetse amahirwe yo gushora imari uba ufite ukiheraho, kandi iyo ugize ikibazo ntuhita wihutira kujya mu madeni. Uba ufite amafaranga yo gukoresha ndetse amafaranga agufasha kubaka ejo hazaza. Ntugategereze rero kubona amafaranga menshi ngo utangire kuzigama, ahubwo utangirana n'ayo ufite. Buri mafaranga uzigama uyu munsi ashobora kugufasha cyane kubaka ejo hazaza heza. Niba ushaka kugira ubuzima bwiza bw'ejo hazaza, ujye utangira kwizigama kandi ubaka umuco ukomeye wo kuzigama amafaranga. Ikintu cya kabiri cyagufasha kubaka ejo hazaza heza ni ukwiga ubumenyi bushya kandi ugahora wongera ubumenyi bwawe. Amashuri, ibitabo, amahugurwa, amasomo yo kuri interinete ndetse no kwiga ubumenyi bushya ni ishoramari rikomeye kandi ritanga umusaruro igihe kirekire. Ubumenyi buguha amahirwe yo kubona amafaranga menshi. Iyo wiyungura ubumenyi uba wongera agaciro kawe ku isoko ry'umurimo ndetse n'ubushobozi bwawe bwo gutangiza ibikorwa bishya. Abantu bose bageze ku intsinzi irambye ntibigeze bahagarika kwiga. Buri gitabo usoma uyu munsi, buri bumenyi wiga cyangwa amasomo ukurikirana uyu munsi niyo agufasha kubaka ejo hazaza hawe neza, kuko ubumenyi bugufasha kubona amahirwe yo kubona amafaranga, kandi ubumenyi nibwo butuma urushaho gutera imbere. Ikintu cya gatatu cyagufasha ni ukwirinda imyenda mibi. Imyenda yose ntabwo iba ari mibi, ahubwo hari imyenda ishobora gusubiza inyuma. Abantu benshi bafata amadeni kugira ngo bagure ibintu bibashimisha ako kanya, ariko mu by'ukuri bidafasha ubuzima bwabo gutera imbere. Mbere yo gufata umwenda jya ubanza wibaza uti, ese ikintu ngiye kuyakoresha kizarushaho kumfasha gutera imbere kandi kizanyinjiriza andi mafaranga? Niba ufashe ideni akagufasha kubaka ikintu kiza kwinjiza amafaranga mu gihe kizaza, iryo ni ideni ryiza kuko riba rigufitiye umumaro. Ariko niba ufata amadeni kugira ngo winezeze gusa by'igihe gito, iryo ni ideni ribi kuko riba rigusubiza inyuma kandi ritagufasha kubaka umutungo. Rero mbere yo gufata ideni ujye utekereza ikintu ugiye kurikoresha. Wibaze niba icyo kintu kizagufasha gutera imbere cyangwa kizagusubiza inyuma. Kuko gutegura ejo hazaza bisaba gufata ibyemezo byiza. Ikintu cya kane cyagufasha kubaka ejo hazaza heza ni ukugira intego y'amafaranga yawe. Iyo udafite intego bituma ukoresha amafaranga nabi. Ujye wandika intego zawe, umenye amafaranga ugomba kuzigama, umenye ibyo ushaka kugeraho ndetse n'igihe ushaka kubigereraho. Intego ziguha icyerekezo kandi zituma ufata ibyemezo byiza bigufasha kubaka ejo hazaza heza. Buri gihe ujye urusuzuma aho ugeze
niba hari aho wasubiye inyuma uhindure uburyo ubikora aho gucika intege. Abantu batsinda ntabwo ari abantu badakora amakosa, ahubwo ni abantu bigira ku makosa yabo bagakomeza urugendo. Ikintu cya gatanu cyagufasha ni ukugira ahantu harenze hamwe ukura amafaranga. Kimwe mu bintu bishobora gutera ikibazo mu buzima ni ukwishingikiriza ku isoko y'amafaranga. Iyo akazi gahagaze cyangwa ubucuruzi bugahungabana, ubuzima bwose bushobora guhita buhinduka. Tekereza uburyo wakubaka ahandi hantu ukura amafaranga. Bishobora kuba ubucuruzi buto, ishoramari, cyangwa umurimo ukora ukoresheje ubumenyi bwawe kugira ngo winjize andi mafaranga. Iyo ugira ahantu henshi ukura amafaranga, uba wongera amahirwe yo kubaka ubukire burambye. Abantu benshi bafite umutekano mu by'amafaranga, si uko binjiza amafaranga menshi gusa, ahubwo ni uko batishingikiriza ku isoko y'amafaranga. Rero nawe ujye uharanira guhora wubaka ibindi bintu byagufasha kwinjiza amafaranga. Gutegura ejo hazaza bitangira ku cyemezo ufata uyu munsi. Iyo utangiye kuzigama, ugahora wiyungura ubumenyi, ukirinda amadeni mabi, ugashyiraho intego z'amafaranga, kandi ukagira ahantu harenze hamwe ukura amafaranga, uba uri gushyiraho urufatiro rukomeye rw'ubuzima wifuza kubamo. Ibuka ko impinduka zikomeye zitubakwa n'ikintu gikorwa rimwe gusa, ahubwo zubakwa n'ibyemezo umuntu afata buri munsi. Niba iyi video yagufashije, ntiwibagirwe gukanda like, kuyisangiza n'abandi, ndetse no gukora subscribe niba utarayikora. Murakoze.